Hello guys, mumeze mute? Muraho? Babaramukije mwese aho twari duherukanye. So guys, maze iminsi ndi bize, urabibona akazi nkarimo kameze nabi. Maze iminsi ndohereza kuri video zibabwira yuko abadamu mugomba gukura amaboko mu mifuka mugakora cyane. So guys, nanjye ndi umudamu uyu munsi nihaye gukora akazi kwere. Guys, ndimo gutegura ibiryo by'amatungo. Ni akazi kaba katoroshye cyane, so ndi kubikoreramo hano, ariko mukomeze mushyigikire, mutere comment, mume share na like. Ubutaha nzaze mbereka uburyo bikorwamo. So nabona mba ni protectinze mu buryo buhagije kugira ngo akazi kabashe kugenda neza cyane. So guys, turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza, kandi kudushyigikira kwanyu ni inkunga ikomeye, kandi tujye twibuka no gushima Imana yaduhaye imikorere. So guys, ndi veterinary, simvanga gusa, uzaza unkenera ajya ampamagara nze mufashe ku matungo yose, haba ku mbwa, mbega ku ipusi, aho ariho hose nkagukoraho rikaka. So nimero yanjye 0785846224. So guys, kamba kutuze gato igendimo. So juicy nabakopezaga utaha tuzabitegura. Ni ibintu birebire cyane bitinda, ariko mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane, nsabira abashomeri ngo Imana ibahe akazi, n'abagafite Imana ibagurire imbago muri byose mu izina rya Yesu Kristo, kuko Yesu ntacyo twigeze tumuburana. Umuririmbyi wuzuye umwuka wera aravuga ngo Mana aho twagendaniye ntiwigeze udutererana. Rero Imana ntikabatererane muri byose. Ndabakunda cyane.